Nageze muri parikingi kuko nsanga ibyo Ivan ambwiye nibyo. Ndamushimira ninjira mu modoka nerekeza kuri ka gashyamba. Nkigera nko mu kilometero kimwe ngo nkagereho nabonye abapolisi bahagaze mu muhanda. Numva ndikanze bahita banyereka ko umuhanda ufunze. Nabuze icyo nkora nshaka icyo gukora kiranga. Nibajije abo bapolisi nta wabatumye. Gusa kari akazi kabo nishimiye ko nta wansabye guhagarara ngo ansake ndangije nsubira inyuma. Ngeze nko mu kilometero kimwe nigiye ku ruhande. Parika imodoka ntangira kwibaza amaherezo yanjye nibaza ukuntu imodoka naguze nakuye mu zindi yateje akavuyo ngo iranuka uko nza kuyisubiza mu zindi ntekereza none ukuntu nayijyana mu rugo kandi ariho Ryan yagiye nabyo birandenga. Intekerezo zabaye intekerezo noneho ibyo kwicuza ntibyari bikirimo kugeza ubwo natangiye gutekereza kugenda ku modoka nkayikubita munsi y'umukingo nkajyana nawe, ariko nanone natekereza ko nshobora kubikora aho gupfa nkacika amaguru nkumva nabwo usibye kwibabaza nta kindi byamarira. Nakomeje gutekereza byinshi ntari mfitiye ibisubizo. Sinzi uko nabonye imodoka izigana mu cyerekezo narimo ndayimenya ni ya yindi ya muzehe. Noneho nabuze icyo nkora ntangira gutekereza nti uwamubwiza ukuri ikiba kikaba kuko n'ubundi nta yandi mahitamo nari mfite. Gusa nanone sinabuze kwibaza aho agana nubwo aho yajyaga hose bitari ngombwa ko mpamenya. Yangezeho duhuje amaso ahita ahagarara ava mu modoka. Kuri njye nari nayivuyemo kare nyuma yo kunsuhuza. Ahita ambwira atahana hehe se ko mbona ari mu masaha y'akazi. Hari umukiriya wari ugiye kureba imodoka ikabigupfiriye hano mu nzira. Namurebye nshaka aho nahera ndahabura hashize akanya ndavuga nti ahita avuga ati kutambwira se niba wagize ikibazo mbwira ndagufasha. Hano nziranye n'abatekinisiye benshi mbaguhamagarire baze bayikore. Ndamubwira nti iby'imodoka nta kibazo ifite ntuzi ko nanjye nzi kuzikorera. Ahita avuga ati none se ko wahagaze aha nkaba mbona umeze nk'ufite agahinda byakugendekeye bite? Wowe niba ufite ikibazo mbwira nkufashe kandi ntunyishishe niba ari n'amakosa wakoze ntumpishe kuko imbabazi z'ababyeyi ziba hafi. Muzehe yambwiye gutyo wamugana intekerezo uko ndakomeza kubihisha kandi inzira zose zifunze. Mbona ko bishobora kurangira ntawe utabimenye kandi ari byo byaba bibi kurutaho. Ndangije mfata umwanzuro wo kubimubwira. Ndamubwira nti mumbabarire kubw'amakosa nakoze. Mu by'ukuri nari kubikubwira mbere ariko nabuze aho mbihera mpitamo kubyikemurira none byanze. Arambwira ati nta kibazo ndakumva. Namufashe akaboko mubwira ko twajya hiherereye nkamubwira ibyambayeho. Aho kugenda abwira abarinzi bigirayo baduha umwanya. Ndangije mubwira byose kuko ariyo mahitamo nari nsigaranye. Amaze kubyumva ahita avuga ati ibyo wakoze ni ibisanzwe ahubwo ndagushimira ko wakoze akazi keza. Nubwo atari njye wakubyaye ariko ibitekerezo ndumva ari ibyanjye neza nanjye sinashyigikira ko umuntu washatse kukugirira nabi mureka yidegembya. Mpita mubwira ariko nanone ntiyakagombaga gupfa. Wenda yari gufungwa akatubwira n'abamutumye bakabibazwa wenda wasanga hari abo byari bifitanye isano na murumuna wanjye. Muzehe ahita avatire kuriya ni umujura ahubwo kora aha wagakoze. Umuntu nk'uwo ntakwiye kubaho. Ubu si yumbwira kare kose simba nagukijije umwanda. Tekereza nk'ubu y'abapolisi bagufata. Ndamusubiza nti nari nzi ko mubyakira nabi. Muzehe yahise ahamagara umusore umwe muri abo amubwira kujyana imodoka yanjye. Sinzi aho bavuganye natwe dusigaraho. Mpita mvuga nti izi nzira ko nabonye zifunze muranyura hehe? Aransubiza ati ibyo wowe bindekere mu kanya imodoka yawe irabibonetse imeze neza. Nashimiye muzehe wa musore yinjira mu modoka yanjye aragenda. Nanjye ninjira mu ya muzehe dusubira ku kazi. Mu nzira tugenda ndamubwira nti none se ubu simbiciye urugendo mwari mugiyemo? Ahita avuga ati nta kibazo umwana ni nka se ntacyo naringiyemo kiruta ibibazo byawe. Mpita mubwira nti mwakoze cyane n'ukuri Imana izabibahembere. Aransubiza ati tuba twikorera. Natangiye kubwira ibya muzehe mubwira ibya kapiteni byose yansabye bizakoreshwa mu bukwe. Mubwira nuko gahunda zizagenda zikurikirana. Amaze kubyumva mbona arasetsa arongera araseka. Mpita mvuga nti ko mbona bibashimishije se mwaba mwarisubiyeho ku mugambi wo kubwica. Ahita nsubiza ati si icyo nsetse ahubwo nishimiye ko ubu bukwe buzarangira imigambi yanjye yose igezweho. Ndamubwira nti niba atari ibanga mwaba mufite iyihe migambi? Muzehe ahita avati wowe tuza nzabikubwira byarangiye nkubwira ko ngo tujye mu gihugu runaka ku nyanja tujya kwishimira intsinzi. Ndamubwira nti ariko byaba byiza mumbwiyeho gato kugira ngo nanjye niba hari ibyo mbafasha njye menya ngo nashyira ingufu n'aha ngaha. Ahita avuga ati ibindi byose nzabyikorera wowe icyo uzamfasha n'utuntu duke nka twa tundi twavuganye wenda n'utundi nakenera naho ibindi byose ndabyishoboreye. Ntacyo nari kurenzaho kuko ntako nari nagize ngo agire icyo ambwira biranga. Nemeye kuzamufasha icyo akeneye cyose nkuko nanjye nigeze musanga ngo ngaruke nikoreye amaboko. Twageze ku kazi mva mu modoka ye. Ndamushimira ambwira ko mu minota mike yanjye bihageze nzamuka muri etaje ya kabiri aho Ivan yakoreraga. Namusanzemo ndicara ndangije mubwira ibyambayeho byose. Amaze kubyumva
ahita avuga ati ikosa ryabaye mbere, iyo tumumwereka cya gihe tutaragenda gusa byose biberaho kwiga, ubutaha ntibizongera, ariko muzehe ni umuntu mwiza, we yaba ari nk'undi ntiwari kumukira. Ivani ndamusubiza nti ibyo byo ntaho wakura umuntu nkawe. Twakomeje kuganira mubwira byinshi kuri muzehe, harimo n'ibyo nari naramuhishe, gusa nawe yishimira ko nabonye umubyeyi wa nyawe wambereye aho mama na papa batabaye. Gusa sinaburaga gutekereza ku byo muzehe yansabye byo kwica ubukwe bw'uwo mukire. Habuze gato ngo Ivani nawe mbimubwire, nibuka rya jambo rivuga ko akarenze umunwa karusha ihamagara, ndaruca ndarumira. Amasaha yakomeje kwicuma ku mutima, nari nkeye bidasubirwaho, akanyamuneza neza kari kose. Imodoka nyuma y'isaha yari ingezeho, ndeba muri buto nsanga harimo nta muntu urimo, numva umutima uratuje. Ahari umunuko hahindutse impumuro, kuko bayizanye bateyemo umuti utuma ibintu bitanuka. Sinzi uko narebye munsi y'intebe mbonamo agapapuro, ndagatora mbona n'ak'imiti. Nahise nkafata nkashyira mu mufuka, njya mu biro byanjye mfungura imashini, ntangira kureba icyo uwo muti uvura. Natunguwe no gusanga bavuga ko unyweye nyuma y'iminota 3 yonyine umutima uba umaze guhagarara. Natangiye kwibaza uko ako gapapuro kagezemo, dore ko imodoka yanjye nta wundi muntu wundi wari wayigeza yikandagiramo usibye ngewe, Ivani, wa musore wagiye guta wa murambo, ndetse na Ryan. Nahise mfata telefone mbaza Ivani niba yarigeze akabona, ariko ambwira ko ari nabwo yakumva uwo muti. Mbaza wa musore nawe arampakanira. Intekerezo zatangiye kujya kure, nsubiza ibihe inyuma, nza kwibuka ukuntu wa musore yahise apfa amarabira, kandi kuba muri buto byonyine bitatuma upfa nk'igihe yapfiriye. Ntangira kwibaza niba uwo muti nta muntu wawumuhaye akaba ari we wamwishe. Natangiye gutekereza ibyo kumujyana kwa muganga bakamupima bakareba niba atari we wamwishe, ariko nibutse ko no kuba yamvuyeho hari amahirwe nabyo binca intege. Nakomeje kujya kure nibaza icyo nakora ngo menye niba uwo muti ntaho wabuhuriye n'isano n'urupfu rw'uwo musore. Nanone nkibaza uwaba biri inyuma, nongera kubihuza nuko muzehe yangezeho igihe ari mu bibazo. Numva ntapfa kwizera ko muzehe yabigizemo uruhare. Nanone natangiye gutekereza ukuntu muzehe yaba yarabimenye, kandi icyambere nakoreye imodoka ari ukureba niba nta kamera cyangwa udukurura amajwi bashyizemo mbere yo kuyifata, dore ko nari nzi kubireba nabyo mbiburira igisubizo. Nahise mfata agakoresho kanjye nifashishaga mbireba ngo ndebe ko wenda kataba kagezemo vuba. Nirukira ku modoka, nabwo nsanga nta gakurura amajwi cyangwa kamera zirimo. Ibitekerezo byakomeje kujya kure kugeza ubwo nibutse ko hari umusore w'inshuti yanjye wakoraga aho bapimira ibimenyetso. Niko gufata telefone ndamuhamagara, aranyitaba ati haro Clovis, iminsi myinshi. Ndamusubiza nti byo warabuze, nashakaga kugusaba aka serivisi. Ahita avuga ati nta kibazo, ntacyo nakwima nyifite. Umusore nahise mubwira nti hano hari agapapuro nabonye nashakaga ngo kampimire undebera ibikumwe byakozeho bwa nyuma. Ahita avuga ati ibyo ni ibintu byoroshye, ahubwo turahurira hehe ngo ngafate? Ndamusubiza nti nta kibazo, reka ngusange ku kazi. Ahita avuga ati asante. Nyuma yo kuvugana nawe nagiye mu biro bya Ivani mubwira aho ngiye, nanamwereka ka gapapuro ambwira ko ari ubwa mbere akabonye. Nawe yishimira ko uwo mfite amahirwe yo kuba nziranye n'uwo musore, kandi ko nawe icyo asabwa kumfasha cyose azajya akimfasha. Navuye aho mfata imodoka nerekeza aho wa musore yakoreraga. Mu kugerayo turabonana, nambwira ko aza kubikora vuba, ndamushimira musezeraho ngaruka mu kazi. Amasaha yaratangiye gukora, nibuka ko Ryan atazi ko imodoka nayitwaye, niko kwijijisha ndamuhamagara ngo aze ku kazi. Nkigera ku kazi wa mbere nakubitanye nawe ni Chantal. Ndamubwira nti amakuru ki Chantal? Aransubiza ati ntayo, ubu kuva mu gitondo mpamagara Ryan na n'ubu yanze kunyitaba. Ndamubwira nti wasanga telefone ye wenda yagize ikibazo. Chantal ahita avuga ati none se ubwo yagira akabazo byibuze ntiyari no gutira akampamagara? Nawe se natangiye muhamagara igacamo ntayifata, ageze aho arayizimya, urumva atabikoreye ubwende? Ndamubwira nti ariko nanone si byiza gutekerereza umuntu, ndumva ikiza wareka ukabyivugira, akabyivugira nduzi mu kanya agiye kuza. Chantal yese avuga ati nuko mukunda naho ubundi mba narabiretse, ariko tekereza umuntu nshobora guhamagara inshuro nk'eshanu, ariko yaza yasanga namuhamagaye ntanambaza icyo namuhamagariye. Mpita mubwira nti none si iyo muvuganye nyuma ntakubwira impamvu ataguhamagaye? Aransubiza ati hari ubura impamvu, atangira kumbwira ko nta mayinite yari afiteho, cyangwa ngo yumvaga arampamagara nyuma, mbese nta buri icyo ambwira. Chantal nahise mubwira nti ndumva icyaba cyiza ari uko mwakwicarana mukabiganiraho, ubundi mukabifatira umwanzuro nk'abakundana. Chantal yakomeje kuntakira ambwira ibya Ryan. Nashakaga kumubwira ko nibaza ubwenge yafata undi, ariko nanone nkabona naba nivanze mu mata nk'isazi, n'ubundi sinari nzi aho bahuriye usibye kubabona bari kumwe. Twakomeje kuganira, nako ntegereza ko Ryan yaza tugataha. Sinzi uko narebye imbere yanjye mbona ngo uwo Sonia.
hari ukuntu amaso ahura imitima igasomana, yafuyemo ukuntu maze ahita avuga ati Clovis, ko uyu munsi naje mu biro byawe sinkubone, mwari mwasohotse se? Ndamusubiza nti hari abo wabonye basohoka mu kazi se? Ahita ansubiza ati nivugiraga uyu munsi nanjye murangeza mu rugo. Ndamubwira nti nta kibazo, urabizi ko ntacyo wakenera ngo ukibure. Wagira ngo yari yabonye Ryan koko yahise atugeraho twinjira mu modoka. Ryan yagiye yicaranye na Chantal, nanjye nicarana na Sonia. Mu nzira twagiye tuganira nishimiye kumubona iruhande rwanjye. Natekereza kuri wa munsi tutazongera gutandukana, nkumva wabigira uwo munsi nk'abantu bari mu modoka imwe. Hari ukuntu nandarikaga amatwi nkumva nibyo ba Ryan barimo kuganira. Chantal avuga ati reba igihe naguhamagariye warangiza ukayikuraho. Ubwo wumva ko njye ntari umuntu koko, ariko ubuzakomeza gukina n'umutima wanjye kugeza ryari? Ryan aramusubiza ati none se sheri, ntubizi ko ngukunda? None se niki gituma uhora ushidikanya ntunyizere? Sinakubwiye ko telefone yanjye imaze iminsi 2 ipfuye? Umuntu arahamagara simbona izina rye, niyo nshatse kuyifata ihita izima. Chantal ahita avuga ati basi se kuki utashatse uwutira ngo umpamagare wumvaga umunsi wose utari mwinshi tutavugana? Ryan ahita avuga ati mbabarira basi nanjye byanciyeho, ariko ikibazo nuko ntigeze mva mu rugo, kandi wa kadogo yari yagiye iwabo, urumva ko nta yandi mahitamo nari mfite. Nakomeje kubumviriza numva ibyo binyoma bya Ryan kugeza ubwo byandenze nshaka kumutamaza, ariko wa mugani we nibuka ko ari umusore nkanjye ndaruca ndarumira. Nibajije kuri urwo rukundo rwabo rutangiye rubeshya bakira abasore n'inkumi, nibaza aho rwerekera, nibaza intego yarwo, mbabazwa na Chantal wahaye umutima umusore nk'uwo utagira urukundo. Twageze kwa Sonia kuko ari we watahaga kuravamo, dukomeza kwa Chantal na wavamo, nsigarana na Ryan mu modoka twenyine. Ndamubwira nti ariko buri uriya mwana w'abandi niki gituma umubeshya kuriya? Aransubiza ati none se boss, wagira ngo mubwize ukuri ko nari kumwe n'undi mwana? Burya nkigera mu rugo wa mukobwa nakubwiye twahuye bwa mbere akava mu bye yahise aza kunsura, twirirwana umunsi wose, urumva rero sinari kubona umwanya wo kwitaba Chantal. Ryan mpita mubwira nti ariko Ryan uzakomeza kubeshya umwana w'abandi kugeza gihe ki? Ese niba utagira umutima ukunda wibwira ko n'abandi batameze nkawe? Ubona ukuntu watwaye umutima wa Chantal, wagera hamanuka ukamureka ngo agwe? Byibuze se niba utamukunda wamuretse agashaka andi mahitamo. Ryan ahita avuga ariko n'ubundi sinigeze muzirika, ikindi kandi nanjye ndamukunda, uzi ko mu bakobwa bose tuziranye ari we nk'umwanya munini? Ndamusubiza nti umva nyine ko ari benshi, ngaho ishyire mu mwanya we umbwire uramutse usanze uko umubeshya ariko akubeshya. Ahita avuga ati namucanga urushyi ku buryo atazongera. Ndamubwira nti nawe wakabimenye wamenya ko umwica ahagaze. Nakomeje kuvugana na Ryan ariko kumugira inama byasaga n'usuka amazi ku rutare, kugeza ubwo twageze mu rugo ntacyo yumvise. Ntangira kwibaza uko nazaganira na Chantal byibuze nkamumukuramo Ryan, nawe akazashaka andi mahitamo aho gukomeza babazwa nawe. Twagezeyo dusanga Samusoni yahishije, turinganira n'ameza, nyuma yaho buri wese yerekeza mu buriri bwe. Nagezeyo namwe murabyumva, sinari kubura gutekereza ku munsi wanjye. Natekerezaga ko ngiye kubona umuntu wakoze kuri wa muti, nkumva noneho ngiye kubona ukuri kubinzengurutse mpura nabyo aho ngiye hose. Bwarakeye nerekeza mu kazi nk'ibisanzwe, nkigerayo wa mbere twakubitanye ni Madalena. Avuga ati boss, none se mwaje gusanga ari iki cyari mu modoka yanyu? Niba hari ikibazo kigeze kunkomerera nicyo. Nashatse kumusubiza dore ko kubeshya bitajya bimpira ndakibura. Ndamubwira ni nkuko wabimbwiye, nasanze ari imbeba yari yapfiriyemo. Madalena atavata ubutaha rero n'ukujya uva mu rugo urebye hose, kuko hari igihe wazajya mu nama y'abayobozi ukasanga uhasebeye. Ndamusubiza nti nanjye umwanzuro nawe ufashe. Ahita avuga atari kuzi ko ngana n'umukobwa wanjye boss, buriya mfite umukobwa wiga muri kaminuza muri mu kigero kimwe, nuko warangije gufata Sonia, naho ubundi nari kuzabahuza mu kaba inshuti. Mpita mvuga nti burya bwose se ufite umwana mukuru? Madalena ahita bati cyane rwose, ahubwo nubona umusore mwiza nkawe uzamumurangire. Mpita mvuga nti none se nzamenya muranga gute ntamuzi? Aransubiza ati uzashaka umwanya, nako hari igihe twazahura turi kumwe nkamukwereka. Njya mwinginga ngo aze tuzane ku kazi mwereka abantu dukorana barebe ukuntu ari mwiza, ariko akabyanga. Ndamusubiza nti niba umubwira ko ugiye kumwerekana urumva yabyemera? Madalena ahita avuga ati ntuzi ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mu rwanyina se? Nanjye mba ngira ngo mwereke abasore ariko akanga kananira, reka nzabahuze ubundi uzamuganiriza umunyigishirize ko akwiye kujya yemera kujyana nanjye, nkamwereka abandi bakanamenya ko yiga muri kaminuza. Ndamusubiza nti akeza karigura buriya kandi inkono ihira igihe, wowe tegereza nawe afite amahitamo kandi no kwishuri baramubona, humura ntazabura umugabo. Madalena ahita avuga ati burasa muri kaminuza haba abasore ku buryo yahakura umugabora? Ndamusubiza nti cyane rwose, ahubwo ba witegura kuzinywa.
Madarena yarishimye nanjye numva biranshimishije, gusa nanone nkurikije amagambo yagiraga numvise ngize amatsiko yo kumenya uwo mukobwa we. Nakomeje mubiri wanjye ndangije mfata nimero ya wa musore wari wemeye kunshakira ibikumwe kuri ka gapapuro, ndamuhamagara ngo mubaze uko bimeze. Ahita avuga ati wagira ngo umenye ko nari ngiye kuguhamagara. Mpita mubwira nti wamubonye se nze mfata ibisubizo. Ahita avuga ati ibyuma byacu byagize ikibazo bagiye kuza kubikora, gusa nibikira nta kindi nkurikizaho usibye biriya byawe. Numvise ncitse intege kuko numvaga uwo munsi ndaramenya amakuru yose, ariko nta kindi nari gukora usibye gutegereza. Amasaha yakomeje kwicuma, sinzi ko nagiye kubona mbona ya nimero yampamagaye imbaza wa musore irongera irahamagaye. Nshaka kuyitaba ariko ngeze aho ndayihorera kuko nubundi icyo yanshakiraga nari nkizi. Natangiye kubitekerezaho nza kwibuka ko muzehe yanyemereye kumfasha, ari nabwo nafashe umwanzuro nanone wo kubimubwira. Nyuma yo kubimubwira yambwiye ko nibongera kumpamagara nabitaba nkamenya icyo banshakaho. Bagira ngo bari bari kumwumva koko, ako kanya barongeye barampamagara, nsa n'uwijijisha maze ndavuga nti haro. Aravuga ati ariko na nubu nturemera kumpa umwana wanjye. Ndamusubiza nti ariko igihe nakubwire ko wibeshye nimero ntubyumva, ibyo umbwira ndumva ari indimi ntazi, ahubwo byaba byiza utongeye kuntesha umutwe. Ahita ambwira ati nuko umbwiye. Ndamubwira nti none se uragira ngo nkubwire iki? Ahita avuga ati sawa uraza kubona uwondi we, ngo haye iminsi 2 umwana wanjye akaba yangezeho, naba atarangira aho uzabona uwondi we. Ndamubwira nti nta kibazo, gusa ubutaha ujye uhamagara umuntu ubanje kumenya ko uhamagara ari we. Nyuma yo kuvugana nawe nabiganirije aho muzehe ampumuriza ambwira ko umutekano yawukajije iwanjye, kandi koko byari byo, kamera na aramu zari nyinshi, kandi noneho muri iyo minsi n'abarinzi yari yarabampaye. Nkiraho wa mumama ushinzwe abakozi yinjiye mu biro byanjye. Nyuma yo kwicara ahita avuga ati nagira ngo nkubaze niba waba wavuganye na kapiteni ngo akugezeho ibikenewe byose dutangire ubu kubyitegura. Ndamusubiza nti twavuganye, ahubwo murambabarira ko natinze kuza kubibabwira. Aransubiza ati nta kibazo rero, nashakaga niba hari ibitureba ubimpe ndebe ko nabitangira hakiri kare. Nkuko babivuze ni ukumwakira neza, nibyo bizatuma tumenyekana, kampani yacu ikabikirangirire ku isi, ku buryo mu minsi iri imbere tuzajya twakira abantu baturutse impande zose z'isi. Ndamubwira nti nanjye nibyo nifuza, kandi icyo nshaka ni ukubaka izina ryanjye n'irya kampani nkorera. Ahita avuga ati ikibazo nuko hari abatabyishimiye, gusa nizere kuri buri muntu uri umuntu mukuru, ntihakagire ukujya mu matwi ngo agukoreshe hejuru yo gushaka inyungu ze. Yavuze gutyo nibaza niba yasomye mu mutima wanjye ko muzehe harimo ashaka kunkoresha ngo nzabyice. Gusa nanone natunguwe nuko uwo mugore kenshi iyo twahoraga hari icyo mukinze byarangiraga kimbwiye mu migani ukuntu. Narebye kuri za mpapuro mukuriramo ibyo akeneye byose, amaze kubifata aho gusohoka mbona aranyitegereje, ku buryo byantwaye nk'iminota 3 ubona ameze nk'utazi aho ari. Mpita mvuga nti hari ikindi mwari mukeneye se? Yahise yikanga, bigaragara ko yari yagiye kure cyane, maze ahita avuga ati ntacyo. Ibyo yabivuze asohoka bintera kwibaza byinshi, ukuntu uwo mugore anyitegereza kugeza agiye kure. Nibajije icyo yarimo ntekerezaho, mu kwihumuriza mfata ko yatekerezaga ibintu bitajyanye nanjye. Amasaha yakomeje kwicuma, buri saha nahamagaraga wa musore niba za mashini zabo zakize, ariko akambwira ko zitarakira. Nkumva ncitse intege ariko nkakomeza gutegereza. Sinaburaga gutekereza kuri ya telefone nitabye ngo ngire ubwoba. Abo nabo barabanzi kandi bandi nari ngiye guhangana nabo, byibuze icyagombaga kundokorana uwo muti. Niga guko nzawuhuza n'urupfu rwe, narangiza nkafata umwicanyi nkaba namushyikiriza ababyeyi be, bakamukoresha icyo bashaka, nkumva aribwo buryo bwiza buzamfasha kubavamo umwenda bahoraga bambaza. Igihe cyo gutaha cyarageze, mbona Sonia yinjiye mu biro byanjye. Nibaza ikimuzanye kuko ikindi gihe yategerezaga ko manuka nkamusanga mu bye nkamusezeraho.